nshuti za Shishoza TV1 turabashuhuje. Abahanga mu mitekerereze y'abantu bavuga ko hari icyo kinini hagati yo kumenya icyo gukora no kugikora. Icyo cyo nicyo bita mu ndimi z'amahanga knowing doing gap. Niyo mpamvu umuntu ashobora kukwigisha neza uburyo bwo gukora business no gutangira, ariko we ugasanga atarayitangira. Kuba umutoza mwiza w'umupira w'amaguru ntibivuga ko ugiye mu kibuga watsinda ibitego byinshi. Kuba umuntu waguye mu cyobo yavuze induru ati ntimunyura aha kubera ko hari icyobo ntibivuga ko ugomba kumusuzugura ngo ujye kwiyahura muri cya cyobo. Reka dutangire. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iragira iti kuki abahanzi mu nama z'ubuzima n'abakoci ba business akenshi batabaho uko bigisha. Hari ibintu byinshi bibabaza abantu muri iki gihe. Ujya kuri YouTube ugasanga umuntu ari kukwigisha uko wabona miliyoni. Ukajya kuri TikTok ugasanga undi arimo kukwigisha uko watangira business nta gishoro na gito ufite. Wajya kuri Facebook ugasanga undi ari gutanga inama z'urukundo, discipline, gukira depression cyangwa uburyo bwo kubaho neza. Ariko ikibazo kiba kimwe. Ese kuki abenshi iyo ugiye kureba ubuzima bwabo usanga nabo ubwabo badakora ibyo bigisha? Ugasanga umuntu akwigisha uko wasevinga amafaranga ariko we ahora yaka amadeni. Ugasanga undi akwigisha discipline ariko we ahora yica amasaha, nta gahunda y'igihe agira. Ugasanga umuntu akwigisha uko wakira ariko we nta mutungo ufatika agira. Ibi bintu bituma abantu benshi bagira bati niba ibyo uvuga bikora kuki bitagukoreye? Uyu munsi tugiye kureba impamvu zituma umuntu ashobora kuba umuhanga cyane mu gutanga inama ariko we akaba atazabasha kuzikoresha mu buzima bwe, kandi ibyo turi buvuge bishobora kuza kugutangaza. Reka duhere ku cya mbere. Kumenya ikintu no kugikora ni ibintu bibiri bitandukanye cyane. Hari abantu bateka neza cyane mu magambo, bashobora kukubwira ubwoko bwose bw'umureti, bashobora kukubwira inzira zose zo guteka umuceri, amazi ashyushye, igipimo cy'amazi wakoresha, gushyiramo umunyu n'igihe cyo kubikora byose ku murongo. Ariko wabajyana mu gikoni bagatwikwa n'umwuka w'amazi kuko ntibasanzwe bajya mu gikoni. Kuki? Kuko gusobanura ntabwo ari ugukora. Umutoza w'umupira w'amaguru ashobora kuba azi neza uko umupira ukinwa kurusha umukinnyi uri mu kibuga. Azi inzira zose zishoboka zo gushaka igitego, inzira zose zishoboka zo gukumira no kuburizamo igitego ngo adatsindwa, inzira zose zishoboka zo kurinda izamu. Ariko ntibivuze ko yinjiye mu kibuga azahita atsinda ibitego. Hari abantu benshi bafite ubumenyi ariko igihe cyose ntibisobanuye ko ari bo ba mbere bashoboye kubishyira mu bikorwa. Reka turebere hamwe icya kabiri. Ubwonko bworoherwa no guha abandi inama kurusha kuziha. Reka nkwereke ibintu bisekeje inshuti yawe. Umunsi umwe inshuti yawe ishobora kukugisha inama iti umukobwa yanyanze, yantaye. Ako kanya ugahita umubwira uti humura, hari abakobwa benshi, uzashaka undi. Ariko ejo umukobwa nawe akagutera indobo, ugahita ubura ibitotsi, ugafungura radiyo saa sita z'ijoro ugacuranga indirimbo z'agahinda bikakuyobera. Imara agahinda se wirihute. Kuki ibyo byose bibaho? Kuko iyo ikibazo ari icy'undi ubona ibisubizo neza.
iyo ikibazo ari icyawe, amarangamutima ahita yinjira mu kazi agatangira kukuganza. Niyo mpamvu umuntu ashobora kukwigisha disipurine ariko we bikamunanira. Nta muntu wabona ushobora gutanga isomo neza ryo kureka kwiba nk'igisambo kabuhariwe kizi neza ingaruka zo kwiba. Igisambo cyagusobanura neza ko kwiba ari bibi, kikakubwira n'ingaruka zabyo kurusha umuntu utarigeze yiba. Nubwo cyo kiba ariko cyakubuza neza n'ingingo nyinshi, kizi neza ingingo cyakoresha kugira ngo zigufashe we kuziba, kuko kiriba ariko kizi ingaruka zabyo. Reka turebe hamwe ingingo ya 3. Gutanga inama ntibisaba gutsinda. Hari umugabo ushobora kuba yaratsinzwe business, agatsindwa business 5 zose, ariko muri uko gutsindwa akaba yaragiye yiga byinshi, akaba yarakuyemo amasomo, yigiye mu makosa. Ayo makosa ashobora kukwigisha ibyo utagomba gukora muri business. Umuntu wayobye inzira akagwa mu cyobo ashobora kuvuza induru ati, nyamuneka aha hari icyobo ntihagire uhanyura, utakigwamo. Iyo utamwumviye ukigwamo ugira ngo yakubeshyaga cyangwa yagukinishaga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe umuntu udakize ashobora kukwigisha inzira z'amafaranga kurusha umukire utazi gusobanura ibyo yakoze. Reka turebere hamwe icya 4. Abantu bakunda kugura amagambo kurusha ukuri. Iyi niyo mpamvu ikomeye cyane. Abantu benshi ntibagura ibisubizo, bagura icyizere. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuvuga ati, nutangira business uyu munsi, mu mezi 3 uzaba uri millionaire. Abantu bose bakamukurikira bakamwumva ibihumbi n'ibihumbi. Ariko umuntu uvuga ati bizagusaba imyaka 5 y'akazi gakomeye kugira ngo utere imbere, ntawe uzamutega amatwi, ntawe uzakenera kumwumva, azaba aguciye intege. Utangira business agomba kugira motivation, ntabwo agomba gucibwa intege, kuko ukubwira imyaka 5 ko uzayikora ntacyo urageraho kandi wiyushya kuya, uwo ntiwamuha umwanya wo kumwumva. Twese dukunda shortcuts, twese dukunda ibisubizo byihuse. Reka turebere hamwe icya 5. Rimwe na rimwe umwarimu ntaba agomba kuba umukire. Tekereza umwarimu kwigisha gukora amashanyarazi ntibisaba ko afite urugomero. N'ukwigisha business ntibisaba ko bimera bityo. Ikibazo si ukuba umukire, ikibazo ni ukumenya niba ibyo yigisha bifite logique kandi bikora. Ufite ubwenge, ufite ubwonko, we mu bwenge bwawe, we mu bwonko bwawe ukurikije ibyo akwigisha, urumva ari byo cyangwa urumva ari ikinyoma? Kuri ibi byose ni ngombwa gutekereza kabiri. Niba umuntu yigisha gukira imyaka 10 yose igashira kandi nta mpinduka n'imwe bigaragaza mu buzima bwe, aho niho ugomba gutangira kwibaza ibibazo. Ariko ubwonko bwawe bugomba kuba ubwa mbere mu kukuyobora gufata ibyemezo no gukurikira amasomo atanga. Niba bifite logique, bikurikire, birakora. Reka turebere hamwe icya 6. Kuba umuhanga mu gusobanura si ukuba umuhanga mu kubaho. Hari abantu bafite impano ikomeye cyane yo kuvuga, bakagusetsa, bakakurangaza rwose ukabakurikira, bakagukoraho, bakakubwira inzira zose, bakakubwira inkuru, kandi kubera ubuhanga bwo kubara inkuru n'ijwi ryabo ukabumva. Ariko nyuma y'ibyo byose ugasanga nta kintu gifatika bakongereye. Ni nk'umuntu ucuruza amatike y'indege ariko we atarayinjiramo.
benshi bacuruza ariya matike ntibarinjira mu ndege. Tugana ku mwanzuro, iyo ubonye umuntu yigisha business, discipline cyangwa ubuzima muri rusange, ntukihutire kumucira urubanza, ariko kandi ntukamwizere buhumyi. Reba ibintu bibiri gusa. Ese ibyo avuga bifite logique? Ese hari ibimenyetso byerekana ko ibyo avuga byigeze gukorera byibuze umuntu umwe? Niba igisubizo ari yego, ushobora kugira icyo umwigiraho, ariko ujye wibuka ijambo kumenya inzira siko kuyinyuramo. Abantu benshi bazi inzira y'ubukire, abantu benshi bazi inzira ya discipline, abantu benshi bazi inzira y'intsinzi, abantu benshi bazi inzira y'iyobokamana, ariko bake cyane nibo bemera kuyigendamo kugera ku musozo. Niyo mpamvu hari abantu benshi bazi uko batsinda ariko bagakomeza gutsindwa. Niba nawe hari umuntu wigeze ubona yigisha ibintu byiza cyane ariko ubuzima bwe bukavuga ikinyuranyo, andika igitekerezo cyawe hasi uti nanjye nabonye uwo muntu. Kanda like, share, subscribe kugira ngo utazacikwa na video zacu z'ubutaha. Tubibutsa ko amasomo tubaha mujye mureba logique irimo, ntimukarebe nyirayo. Ubutaha mu mavideo yacu ubutaha tuzabagezaho urugendo rwacu bwite muri business. Mwakoze cyane, naho ubutaha.